benshi batekereza ko gukora indirimbo bisaba studio amafaranga menshi ndetse n'abahanzi, ariko uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakora indirimbo yuzuye ukoresheje AI mu minota mike cyane. Hari abantu benshi babona indirimbo kuri YouTube bagasanga ziri trendy, bazishyira kuri YouTube channel zabo bagahita ba copyright cyangwa se channel zabo bakazisiba. Ubu buryo rero ngiye kukwereka, ushobora gufata indirimbo y'umuhanzi ukagenda ukigana lyrics ze neza cyangwa se ukayirimbye neza, sasa ukaza ukayikora mu minota mike cyane, ubundi ukayaploadinga kuri YouTube ukabona views nyinshi cyane. Ni kuri TJP Media, mwe ukakora subscribe muhawe ikaze. Reka dutangire. Kanangire rero nkwereka uburyo ushobora gukora indirimbo ukoresheje AI ndetse ko uploadinga kuri YouTube nibone baguhe copyright. Uburyo tugiye gukora iyi ngiyi ya Gtuff, ngira ngo namwe murayizi amazina yo basigwete cyangwa se indirimbo ya Gtuff AI trend. Reka dutangire noneho. Icyo ndaza gukora, ndaza kuza hano kuri YouTube. Ndaza kuri YouTube. Yanga abantu benshi usanga batazi no kudownloadinga video bayikuye kuri YouTube. Byose ndajya mbibereka neza akantu ku kandi ku buryo iyi video birarangira namwe muzi kubikora ibintu byose neza. Ko turabanza downloadinga nitumara kudownloadinga ya audio ye ya Gtuff, ubundi tuyizane tuyishyire muri AI. Nitumara kwishyira muri AI ndabereka ibindi bintu dukoraho, ubundi dukore audio yindi yacu ku buryo badashobora kuduha copyright, dukore na beat, byose murabibona muri video. Rero icyo usabwa no kora subscribe ndetse ukareba video kugeza irangiye, ubundi ukamenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndaza guhita nza ahangaha rero nandikemo izina rya ya ndirimbo. Murayizi namwe, imaze iminsi trend ya Gtuff by Gtuff. Urabona ko igiye kuza miliyoni nyine. Ni indirimbo iri trend cyane, abantu benshi barimo barayumva ari benshi cyane. Urabona birimo birarodinga, internet muri iyi minsi iri kugenda gake, sinzi ikibazo kirimo ariko turabikoraho nta kibazo kirimo. Kugira ngo rero tuyibona ko ifite views nyinshi cyane, ubona ko iri hafi no kuza 1M. Noneho turaza duhite tuyifata. Ndaza hano mfate link yayo, mitenza hano mfungure indi browser, indi window kuri browser. Iyo window nimara kuyifungura, ndaza hano mite noneho nandikamo website yo dukoresha turimo ku downloadinga bisanzwe. Ni website dukoresha turi ku downloadinga video iva kuri YouTube nyine kugira ngo ize muri machine yacu. Ibi bintu ndi gukora n'ubundi wabikora muri phone, nimba ari phone ufite, n'ubundi wakurikiza izi step ndi gukoresha, ni ibintu bisanzwe. Rona twebwe turashaka kugira ngo tudownloadinge audio. Katire ko audio bayiduha tukayidownloadinga mu buryo bwihuse cyane. Urabona bareta biduhereza hano, duhite dukanda hanga ndetse download. Ubundi dutegereze. Ibonye bitari gutangira bari kukuzana ya ma-ad uyakuraho ukaza n'undi ugakanda download nanone. Wajya ubona bari kuzana ibyo ma-ad ukabikora. Uko twe cyo tuba dukeneye ni kudownloadinga indirimbo, ntabwo dushaka kureba ma-ad. Bluetooth. Urabona ko audio yamaze kuza sasa. Kuva audio rero yamaze kuhagera, cyo turaza gukora, turaza kuza hano. Murabona ko ari MP3, duhite tuza ahangaha muri ChatGPT. Sasa nitugera muri ChatGPT turaza hano dufungure new chat. Turakanda hanga kuri new chat kuko turashaka kugira ngo amagambo y'indirimbo aze kuza ukwayo. Undi tuza hanga ko kantu ko guteranya muri kukareba kanga kakaraha.
akantu ko guteranya, urabona baraza guhita tujyana muri files zo twa downloadize cyangwa se mu bintu byo tugenda tudownloadinga muri machine yacu. Ndaza ahangaha urabona ya audio yacu ndayikandaho, ubundi mite nyizanamo hano. Ubundi ndabwira ChatGPT ngo listen to this song and write the lyrics. Ukubwira ati umva indirimbo ubundi wandike lyrics zayo. Kadutegereze ibanze izandike. Rona hano bahise batubwira ngo sorry, I can't translate or provide the full lyrics from the song. However, I still help with a few things. Summarize what they explain the meaning or theme, write a short reka tubibwire twandikire akangaka amasegonda 90 ibindi turabyikorera. Ndabona reka ntegereze igira ibyo yandika. Turategereza iminota mike cyane kuko iyo ari ibintu nk'ibi bikomeye AI nayibanza kubiprocessinga bisaba umwanya munini cyane. Rona bise bambwira ati mbwira nimba ushaka nka chorus, reka tuyibwire duhe chorus. Tuyibwire duhe chorus yonyine. Nyibwira chorus. Nibwo murakurikiza izi step zose cyarimo. Murabona ko hanga tugize kuri limit nyine bahise batulimitinga. Icyo turaza gukora, turaza hano kuri new chat twongere. Oneka kugira ngo duhereze lyrics zayo birasaba igihe kinini cyane, ahubwo twebwe tugiye gufata amagambo amwe namwe. Turafata amagambo amwe namwe tuyahereze ChatGPT ubundi duhereze amagambo. Tuvuge ndaza hano I need script for the song called by Gtuff. Ako wayibwira no mu Kinyarwanda, nuko ndi kwibwira mu Cyongereza, ushatse wayibwira no mu Kinyarwanda. Murabona ko ChatGPT kugira ngo duhereze ibyo dushaka ntago urimo gushoboka. Reka noneho twigire muri ya tujye muri ya yindi yacu, muri ya AI yo dukoresha. Ya AI yo dukoresha turi gukora ama lyrics. Okay, ndaza ahangaha noneho yitwa Sona AI for music. Nitumara kugera ahangaha ubwo urumva turaza guhita duhitamo ni yingi ni Sono AI. Urabona
uyishaka kugira ngo uyibone ujya kuri Chrome ukandikamo Sono AI Music Generator bahita bikwereka neza cyane. Urabona ko bikirimo loading. Icyo turaza gukora turaza guhita tuza hano dukore sign up. Gukora sign up turaza hano dushyiremo, ushobora kuza hano tugakora sign up dukoresheje Google, kandi ahangaha kuri Google gukora sign up ngira ngo murabona ko ari ibintu bisanzwe. Nitugera hano turaza guhita tujya hanga kuri continue. Ubwo nyine turi gukora sign up muri ya Sono AI. Hano turaza guhita duhitamo ukwezi, dushyiramo January, duhita duhitamo itariki cyangwa se umunsi, shyiremo n'umwaka. Ariko kugira ngo batatwongera kuyikoresha turaza gushyiramo umwaka uri hejuru, iyo twashyiramo nka 2 rimwe ubundi dukomeze. Hano rero ndahitamo, ushobora kuba ndi umu content creator cyangwa se professional musician, nyine uhitamo ibyo ushaka muri ibi ngibi, cyangwa se I make music by hobby, terwa niwe n'ibyo uri gushaka guhitamo. Sasa ugakanda hanga kuri continue. Rero ushobora gushyira ifoto cyangwa se unayishyira, ariko reka dukomeze noneho. Undi ugashyiraho username cyangwa se wakanda hanga kuri random. Undi ugakanda kuri continue kugira ngo ukomeze. Ubwo nyine ubumaze gukora profile yawe. Hahandi za ndimbo uzajya ukora zose zajya zijya.
uburyo mbibutsa ko uburyo ndi gukoresha ushobora kubukoresha no muri phone. Izi step ndi gukoresha ari zo mukoresha no muri phone. Hano turahitamo uburyo bw'indirimbo dushaka. Hari rock, hari hip hop, hari R&B, country, K-pop, nyine duhitamo izo dushaka. Ngewe reka mpitemo pop. Ahitamo iyi. Nshobora kuza nkahitamo n'iyi kuko hari indirimbo nyinshi usanga n'undi zose zigenda kimwe. Hari Trump. Izi ngizi zirahagije. Hari na rock. Undi nkande kuri continue. Uko mwayibonye natangiye ndi gukoresha ChatGPT kugira ngo turebe ko yaduhereza indirimbo yo kuba twakoresha cyangwa se yaduhereza amagambo biranga. Rero mugiye kureba ukuntu iyi AI yo ibikora. ChatGPT yo ngira ngo mwayibonye ko kugira ngo izabiguhereza ari ibintu bigoye cyane. Niyo mpamvu twese dukoresha iyi Suno AI. Kuko iyi ngiyo dukorera lyrics, ikaba yadukorera n'amagambo, ikaba yadukorera n'iyo audio dushaka byose. Ndaza ahangaha noneho sasa na uploading ya audio. Ibi ni byanga nabyo turahita no ya audio tuyiyandikira. Reka ndanga kuri upload. Nkanda kuri audio ubundi nkajya hara kuri upload. None ya audio yacu twa downloadings turayikandaho. Ubundi dutegereze. Urabona iyi website hagiye harimo hari audio ziba zisanzwe zirimo, hari izo we wishyiriramo. Imaze sasa kubishyiramo bitakubwira n'amagambo byose. Urabona hari style yo gushaka kuba wayikoramo byose babiri bihari. Gakandanga kuri agree to the terms. Warangiza noneho reka tuyiplaying twumve. Kugira ngo noneho murayumva. Turaza ahangaha kuri save. Urumva ushobora guhitamo ko wavuga ati ndayitangira bundi bushya, ndakora ingana gutya, biterwa no kubishaka. Twebwe turakora agace gato kugira ngo twihute, ariko ushobora kuyikora audio yose karangira. Urabona ndimo nda uploading aga clip gato ko gukoresha. Turategereza akajya urabona kagiye kurangira. Urabona ko kamaze kugeraho. Sasa nga gutya noneho yamaze kugeraho tureta dutangira kuyikoresha. Sasa iyi ngiyi niyo tureta dukorera
urabona noneho twamaze kuyishyiramo. Icyo turaza gukora twege turayisa nk'abayikorera cover cyangwa se tuyihindure ku buryo wahindura beat ugahindura ibintu byose ubundi ukaba ya-uploading ukumva ko ari indi ndirimbo atari yayindi, ubundi kazi imeze nkaho ari cover. Noneho ngira ngo muri kumva ahangaha ukuntu imeze kandi mbumvisha ahangaha. Tureta dukanda ahangaha handitse create kugira ngo dukore cover yayo, mbese duse nkaho tuyihindura iza rindi umva ko atari yayindi ya Gtuff. Tumaze gukanda kuri create turategerezaho gake cyane. Turategerezaho iminota mike kuko gihe iri creating indi cover bitwaraho iminota. Murabona ko rero bahise banzana cover zazo. Urumva twebwe dufasha indirimbo ya Gtuff tuyikorera cover mu minota mike cyane, nabyo kwanga turandika indirimbo, nabyo kwanga turagira iki, twebwe twayifasha gusa tushyira muri Suno AI ubundi tuyibwira kudukorera cover. Niya audio twafashe turabwira ati mudukorere cover. Urabona ko cover rero zarangiye, dutegereje ziracyari coding aho gake. Reka dupenge nk'imwe muri zo wumve. Gtuff Nakoze naye kukubita kayimba ngira ngo murumva noneho iyo dukoze kuri kuvuga.
nago nshaka ni wowe nshaka gusa ni wowe nzatetesha mu buzima icyo ushaka cyose baby nzakiguha yaba nijoro zagiruka inyenyeri inshuti zakaguha we ubwiza bwiza buza bubona ubuzima bwiza baby buza bubona nshaka kuraguhanganye siyusho ushaka cyose nzakikiguha nararimwe inshuti nzakuharika. ngira ngo rero mwamaze kuyumva noneho ko twamaze gukora cover yayo n'ingi ya kabiri nayo rero ni cover yayo. ni ukuvuga ngo urazidownloadinga zose ubundi ugakoresha iyo wumva ushaka ubundi ugakora na video byose ukabikora ku buryo biza bimeze neza cyane. Nago topanze natushe nayi ukubita kayimba Dore master of the key. arifite umugore mutumifu ibiro bine nisitenge arabizanda aja bugufi arabisonga arabisonga ayisitenge arabisonga izinge aragitosa turi kumwe akagitosa bande zose akagitosa muburyo akagitosa nijoro akagitosa kubita kurika kandi umugore arataka maza azana mazi kubita kurika kandi umugore arataka maza azana mazi. ngira ngo rero mwamaze kuyumva ni uko nguko zikorwa. rero icyo ukora iyo uzihita uza ahangaha ukayidownloadinga yakava urabona ahangaha hari download za audio ukarebye ukazidownloadinga. ndahita ndaza ahangaha urabona ahangaha yamanutse hasi nze hano kuri download sasa noneho nkahitamo ahangaha mp3 audio. hano bahita bakubwira ngo download anyway, niho ukanda kuri download anyway. Rumviriya rero niya urabona ko yamaze kuba downloaded, ni ya kabiri nayo tukayidownloadinga. no kuvuga ngo ushobora guhita ukoramo cover, ushobora gufata indirimbo y'umuhanzi uwo ari we wese ugakoramo cover irenze, ugakoramo cover zirenze na 15 zose cyarimwe mu minota mike cyane, ukaba waza uploadinga kuri YouTube bakaba channel yawe ikaba yahembwa cyangwa ikaba yaba monetize mu gihe gito cyane ukoresha indirimbo zo muhanzi. kandi uwo muhanzi ntago ashobora kuvuga copyright kuko n'ubundi bawumva ari cover bisanzwe. ubundi ngaruka hangana ni nkanda handitse ngo download anyway. ibingibi rero tumaze gukora audio yonyine. sasa none ikindi kintu dushobora gukora twaza ikindi ubu ngubu none dusigaje gukora video rero nzayikora utako mfite AI nyinshi cyane nzakoresha mu gukora video. ngiye kubanza nzitegure neza. mwicyo musabwe no gukora subscribe, like, share ndetse na comment. mutamu yindi video noneho nzaza mbere ku buryo ukoramo video ya AI kandi ugakoresha ama video asanzwe ari kuryo udashobora kuguha copyright. nkongo Gtuff Nakoresheje video yayo rero ushobora kuzigita ukora video yayo nawe ugahita video yawe yo koze gahita ba trend. naho butaro mu yindi video ni kuri TJP Media mwe gukora subscribe, mukore like, share ndetse na comment, ibintu byose mubikore. naho butamukomeze kugira ibihe byiza live guys.